umpaye Bibiliya kuko ari inezeza, umpaye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Amosi igice cya 4, icya 5, icya 6, icya 7, icya 8, icya 9 na Obadiya igice cya 1. Imana izatuyoboze Mwuka muziranenge. Amosi igice cya 4. Itegure gusanganira Imana yawe. Amosi ari umushumba mbere y'uko aba umuhanuzi. Yagereranije Abisirayeli n'inka z'Ibashani zahoraga ari imishishe. Yarababwiye ati, mwa mashashi y'Ibashani mwe mutuma ba sobuja barenganya abakene. Abagore b'Abisirayelikazi bifuzaga ibintu bihenze cyane, maze abagabo babo kugira ngo babibone nabo bagahotora imfubyi n'abakene. Imana yarabacyuriye iti, muzi Beteli n'i Gilugali mucumure, maze nibucya muzane ibitambo na kimwe mu 10 muture amaturo y'ishimwe. Uko niko abagome bagenza, batura amaturo ndetse n'imirimo yose. Imana ntibishimira kuko byose babirenza ku cyaha baticujije. Imana ivuga ko yabateje izuba bakabura imvura, yabateje ibyorezo bikaze, nyamara nabwo ntibumva ngo bayigarukire. Amosi yarababwiye ngo, itegure gusanganira umwami wawe Isirayeli we. Itegure mu buryo butatu. Niba uri umunyabyaha wanze kwihana, itegure, Imana izagucamo 2. Niba ufite umutima wihana, itegure wiboneze mu mutima. Kandi niba waramaze gusanga Kristo, itegura kuzabana nawe iteka. Amosi igice cya 5. Ibitambo Uwiteka atishimira. Abisirayeli bari barasubiye inyuma cyane. Imana ivuga ko nibajya ku rugamba ari 1000 hazagaruka 100 gusa. Imana yarababwiye iti, nimunshake mubone kubaho. Hari uturere twari dukomeye mu mateka ya Isirayeli. I Beteli aho Imana yiyerekeye Yakobo, i Gilugali aho Abisirayeli baririye ibiryo bya mbere by'i Kanani, n'i Berisheba aho Imana yiyerekeye Aburahamu. Utwo turere bari basigaye badusangiramo ibishushanyo n'inyana z'izahabu. Imana irababwira iti, ntimugasubire i Beteli n'i Gilugali n'i Berisheba kuko hazanyagwa. Ntidushobora kubona kugira neza kw'Imana igihe tutahagaritse gusubira mu bintu byose bidutandukanya nayo. Batambaga ibitambo n'amaturo ageretse ku byaha, Imana ikabyanga. Ibitambo Imana ikunda ni ugukiranuka, ukuri no kugira imbabazi. Amosi igice cya 6. Abadamaraye babonye ishyano. Amosi yahanuriye Abayuda n'Abisirayeli ati, mubonye ishyano kuko mwadamaraye, mwiringiye umusozi wa Siyoni na Samariya. Kudamarara kwabo kugaragazwa n'uko bakiraga kure umunsi w'amakuba. Intebe y'urugomo ikaba mu migi yabo. Baryamaga ku bitanda bikoze mu mahembe y'inzovu, kandi bakigaragura ku magodora yabo, nyamara ari abapfapfa batazi Imana. Imana yatangaje ko izaboherereza ibyago nk'i Gomora cyangwa Sodomu, kandi ko itazabababarira kubera kudamarara kwabo ndetse n'ubwibone bwabo. Imana iturinda kudamarara mu isi. Amosi igice cya 7. Isengesho ry'umuhanuzi. Amosi yari mu iyerekwa, yagiye kubona abona haje inzige zigiye kurya ubwatsi bwose bwo mu gihugu, maze arataka ati, Nyagasani gira imbabazi. Imana iramubwira iti, ibyo ntibizabaho, ndabiretse. Yongeye kubona abona haje umuriro utwika nk'itanura, kandi igihugu cyose cyari kigiye gufatwa n'inkongi. Arongera ati, Nyagasani tabara tabara. Imana iramubwira iti, ibyo nabyo ndabiretse, ntibizaba. Kubera Kristo dusabira ku Mana, hari amakuba menshi turokoka tutabizi. Maze Amosi yongera kubona umwami afite igipimo gipima urukuta, maze Uhoraho abwira Amosi ko agiye gucira urubanza Isirayeli. Igihe Amosi yahanuraga, umutambyi witwaga Amasiya yamuteye ubwoba ati, jya guhanurira i Buyuda batazakwica. Maze atuma ku mwami ngo
Amosi ari guteza akaduruvayo mu bantu. Benshi binubira ibyigisho bitunga agatoki ibyaha byabo. Amosi yaravuze ati, sinari umuhanuzi, sinari n'umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba wo hasi cyane, ariko Imana yampamagariye guhanurira Abisirayeli. Abahamagawe bose Imana ibaha umwete wo kuvuga ibyayo bashize ubwoba nka Amosi. Amosi igice cya 8. Inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Amosi yeretswe ikibo kirimo amatunda bahumbye mu biti mu gihe cy'izuba. Amatunda yo ku mpeshyi aba agaragaza ko nta yandi asigayemo. Imana yakoresheje aya matunda yerekana ko Isirayeli igeze ku mperuka ryayo kandi igiye gucibwa. Abisirayeli bicaga bavuga bati, isabato irashyira ryari ngo twongere tujya gucuruza? Bari barasubiye inyuma mu buryo bwose kuko bibishaga iminzani. Imana yavuze ko izuba rizijima ndetse ko izazana ubwira kabiri. Yavuze ko azatera inzara abantu bakifuza kumva ijambo ry'Imana ntibaribone, bazajarajara hose ariko babura ijambo rya Nyagasani. Imana iduhe kuzigama ijambo ryayo mu mitima yacu. Amosi igice cya 9. Urubanza. Amosi yabonye umwami Imana ahagaze impande y'igicaniro ahakongorerwaga ibitambo. Imana ikurikiranira hafi kwicuza kwacu ndetse ni nayo ica urubanza rw'ibyaha biticujijwe. Umwami Imana yise avuga ati, senya inkingi y'umurwa byose bihirime. Imirimo yo gutamba no kwicuza ibyaha yabaga itavuye ku mutima. Imana yahisemo gusenya byose, nyamara isezerano ko izongera kuzamura ihema rya Dawidi ibinyujije mu itorero rya Kristo mu minsi y'imperuka. Imana iduhe gutegereza kugira neza kwayo no gukomorerwa kw'ibyaremwe byose. Obadiya igice cya 1. Edomu umuvandimwe wa Isirayeli. Muri Bibiliya harimo ba Obadiya 13. Obadiya bisobanura umukozi w'Imana. Hari Obadiya wa undi wahishe abahanuzi b'Imana muri cya gihe cya Yezebeli wa mwicanyi w'umugome. Hari na Obadiya wa undi Yehoshafati yohereje kwigisha amategeko mu mijyi y'Ubuyuda. Hari n'undi Obadiya wundi yafashije mu gusana urusengero mu gihe cy'umwami Yosiya. Hari na Obadiya wari umutambyi mu gihe cya Nehemiya. Umwe muri bo niwe wanditse iki gitabo. Obadiya yahanuriye Abedomu gusa kuko bari abavandimwe b'Abisirayeli. Bagiriye Abisirayeli urugomo muri cya gihe Yerusalemu yaterwaga. Batangiriraga impunzi mu nzira bakazica, maze abaje kwisha iwabo bakabatanga mu maboko y'abanzi babo. Obadiya aravuga ati, ntukishime umunsi mwene so yagize amakuba. Birababaje ko benshi muri iki gihe bishima hejuru y'uwagize ibyago. Imana byose izabibitura. Imana iduha umutima w'impuhwe no kwifatanya n'abababaye. Muri iki cyumweru cyose Imana izatwoboze Mwuka muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, kuki Imana yabujije Abisirayeli gusubira i Beteli n'i Gilugali n'i Berisheba? Icya kabiri, ninde mutambyi yabujije Amosi guhanurira muri Isirayeli? Icya gatatu, ninde muhanuzi Imana yatumye guhanurira Abedomu bonyine? Imana ibahe umugisha.